Akenshi dufite uburyo bugiye butandukanye ushobora gukoresha kugira ngo umenye ko utwite, cyangwa se ushobora gukoresha wipima kugira ngo umenye ko utwite. Uburyo bwa mbere ni ukujya kwa muganga ugatanga ibizami bisabwa kugira ngo bagupime ko utwite cyangwa se udatwite. Ukaba kandi wajya kuri farumasi ikwegereye ukagura agakoresho gapima ko utwite cyangwa udatwite. Gusa aka gakoresho nawe ubwawe ushobora kukikoreshereza utiriwe ujya kwa muganga. Rero reka turebere hamwe ubundi buryo wakoresha upima niba utwite cyangwa udatwite. Ubu buryo turifashisha inkari zawe z'ugiye gupima cyangwa se z'ugiye kwipima, ndetse dukoreshe n'umunyu. Mbibutsa gukora subscribe niba utarayikora, kandi niba umaze kuyikora ubu winjiye mu muryango mugari aho dusanga byinshi byiza. Utere komenti ku byo waba wifuza kudusangiza, ndetse unakore like. Tekereza ubaye uri ahantu bidashoboka ko utajya kwa muganga ngo bagupime. Ese bibaye bidashoboka ko utajya kwa muganga wabikora ute? Aha uburyo buhari ni uburyo bwa gakondo, kandi nabwo butanga ibisubizo byizewe. Tugiye kurebera hamwe uburyo wakoresha umunyu ndetse n'inkari ngo umenye ko utwite cyangwa udatwite. Dore ibintu bisabwa. Ikintu cya mbere hano harasabwa umunyu, icya kabiri ni inkari z'ugiye gupimwa, icya gatatu ni agakoresho uraza kwifashisha gasukuye. Ashobora kuba ari nk'akarahuri gasukuye cyangwa se kabonerana, cyangwa agakombe kameze neza cyane. Ikindi cya kane ni agakoresho ko kuvangisha ukorogesha mbese muri rusange. Ikintu cya gatanu ni isaha. Iyo utwite, umusemburo wo mu nkari z'umugore utwite witwa human chorionic gonadotropin, iyo wivanze n'umunyu bihita bikora reaction, ari byo twita positive. Icyo gihe uba utwite. Gusa iyo udatwite ntabwo bikora reaction, icyo gihe aba ari negative, ntabwo utwite, kuko urawuvanga ariko wa munyu wasize mu nkari ntabwo wivanga na wa musemburo wo mu nkari human chorionic gonadotropin, kuko mu busanzwe uba mu nkari z'umugore utwite. Reka turebere hamwe noneho uburyo bikorwa. Ese bikorwa gute? Wakwifashisha iki? Wabikora gute? Ese ubanza iki? Ubwo rero tugiye kurebera hamwe ikintu cya mbere wakora. Hano ikintu cya mbere wakora, fata ikirahuri cyawe ushyiremo inkari ushaka gupima. Hano ikintu cyitonderwa, ikintu cyiza ni ugukoresha inkari wihagaritse mu gitondo ukibyuka. Ubwo ni ku mugore nyine ushaka kwipima, cyangwa se za nkari ushaka gupima ushaka kumenya ko icyo gihe uwo mugore cyangwa se uwo mufasha wawe yaba atwite. Ikintu cya kabiri, muri izo nkari wasize mu kirahuri ushaka gupima, ongeramo ibiyiko 2 by'umunyu. Kandi hano twibuke ko umunyu ukoreshwa ni wa munyu usanzwe nyine wuno dukoresha turya, sodium chloride. Ni wo munyu nyine dukoresha, ntabwo tujya gukoresha igikukuri, ntabwo tujya gukoresha wa wundi. Ni uyu munyu dukoresha turya, ni wo munyu twifashisha. Ikintu cya gatatu rero, niba wamaze gushyiramo ibiyiko 2 by'umunyu, vanga ukoresheje akayiko gasukuye neza. Uvange witonze nyine mu buryo bwo kugira ngo nyine byivange neza, kugira ngo uze kubona igisubizo cya nyacyo. Ikintu cya kane hano uhita ukora ni ugutegereza iminota igera muri 3 cyangwa 5 byibura, kugira ngo uze kureba impinduka ziza kuba. Rero hano twavuga ni izi ngizi, wenda izi zikurikira. Zimwe rero mu mpinduka ushobora kubona twavuga ni igihe cya gikoresho wavangiyemo, cyangwa se ka karahuri kawe wavangiyemo inkari n'umunyu. Ubwo ni igihe wafashe ni bya biyiko byawe uko ari 2 by'umunyu wasize mu karahuri karimo inkari ushaka gupima. Igihe uzabona kahinduye ibara kagatangira gusa wenda twavuga nka fromage cyangwa se ibara risa nk'amata, iki ni igisubizo cyiza cyane cyerekana ko ari positive, cyangwa se cyerekana ko ahangaha ushobora kuba utwite. Ntabwo ari ushobora kuba utwite, ahubwo icyo gihe uba utwite. Bivuze iki rero? Bivuze ko nimba wafashe akarahuri kawe gasukuye ukavangamo inkari
z'ugiye gupima. Kandi inkari nziza twabonye zikoreshwa ni igihe ushobora gukoresha inkari za mu gitondo, cya gihe uba ukibyuka. Izo nkari nizo nziza zipimwa zigatanga igisubizo cyiza, nizo uba ugomba gukoresha, ndetse ugashyiramo ibiyiko bibiri by'umunyu. Wamara gushyiramo ibiyiko bibiri by'umunyu muri ka karahuri kawe gasukuye gafite isuku, ugakoroga neza neza ukavanga, ndetse ugategereza iminota igera muri 3 kugera kuri 5. Icyo gihe rero utangira kubona impinduka z'uko bya bindi wavangiyemo bitangira gusa nk'ibara rya foromaje. Ibara rya foromaje, bazi foromaje bazi ukuntu ibisa ku buryo ibigaragara, cyangwa se ibara rya bya bindi wavanze rigatangira gusa nk'amata. Icyo gihe ni igisubizo cyiza cyerekana ko utwite, cyangwa se cyerekana ko uwo mufasha wawe atwite. Ndetse iyo nta mpinduka byatanze, cyangwa se cya gihe wavanze ugakoroga ugasanga biracyameze kwa kundi wabivanze, nta kintu kigeze gihinduka, ntabwo byigeze bitanga ibara, icyo gihe rero biba bigaragaza, cyangwa se biba ari igisubizo cyerekana ko ari negative, ntabwo uba utwite. Gusa icyo twakwitondera ni uko ibi ngibi bitanga igisubizo cyizewe hagati ya 97% na 98%, niko abahanga babivuga cyangwa se babisobanura. Ubwo rero ikintu cyonyine cyatuma utabona igisubizo cy'ukuri ni igihe wakoreye iyi test, cyangwa se igihe watangiye gupima test yawe, nicyo gihe gishobora kugaragaza cyangwa se cyatuma utabona igisubizo cya nyacyo, cyatuma ushobora kwibeshya ukaba wasanga wapimye nabi ukabona igisubizo kiri negative kandi cyakagombye kuba positive. Bikorwa bite rero? Kugira ngo ubone igisubizo cy'ukuri ugomba kuba uzi neza ko hashize iminsi 5 habaye egg fertilization, bisobanura guhura kw'intangangore n'intangangabo, kuko hagati y'iyi hagati y'iminsi 10 kugera ku minsi 14 nibwo umubiri utangira gukora human chorionic gonadotropin, ari wa musemburo twavuze ruguru, wa musemburo uba mu nkari z'umugore utwite. Uyu musemburo human chorionic gonadotropin ni umusemburo uba mu nkari z'umugore utwite. Ubwo rero hagati y'iminsi 10 kugera kuri 14 nibwo umubiri utangira gukora uno musemburo. Uyu musemburo rero uyu umaze wivanga n'umunyu tuba twakoresheje bikaduha igisubizo, kuko nyine uwo musemburo utabonetse, cyangwa se uwo musemburo kuko nyine ugenda uba mu izo nkari, ni wo gaturire uba mu nkari z'umugore utwite. Umugore utwite wese aba afite uno musemburo. Ubwo rero kugira ngo tumenye ko umudamu cyangwa se uwo mugore cyangwa se nyiri gupimwa kw'inkari atwite, ni uko uwo musemburo uba wivanze n'izo nkari. Ubwo n'umunyu twakoresheje dupima, twasanze ko ari wa munyu dukoresha duteka, nyine ni wo munyu mwiza wizewe wo gupimisha. Mbibutse apana ntabwo ari igikukuri, oya. Gusa mbibutse ko ni byiza, ikintu cya mbere cyiza cy'ingenzi ni uko ikintu cyiza nyine akarusho kurushaho ni ukujya gupimwa ugiye kwa muganga. Ikintu cyiza cy'akarusho ni ukujya kwa muganga, kuko niho dusanga ibisubizo byizewe cyane 100%, bakanaduha n'inama z'uko dukwiye kwitwara. Ntabwo bikuyeho, kuko nyine buriya buryo bwa gakondo bukoreshwa, nyine buriya buryo nabwo butanga igisubizo cyizewe 97 kugera kuri 98. Bivuze ngo iyo wapimye neza ugakurikiza ya minsi 5 cy'igihe intangangore yahure n'intangangabo nyuma yaho, icyo gihe biguhereza igisubizo cya nyacyo. Ariko nyine ikintu cyiza cyane cyiza kurusha ibindi ni uko wajya kwa muganga ugahura n'inzobere, ugahura n'ababihuguriwe, bakagupima bakoresheje uburyo bwizewe kurushaho cyane, uburyo nyine butangwa bwihariye, nyine bwizewe. Iyo ugiye kwa muganga banaguhereza inama, biba bitandukanye na cyagiye wipimye. Ubwo rero nabashishikariza, cyangwa se ngewe icyo inama nabagira ni uko nyine igihe ushaka kwipima ushobora gukoresha uburyo dukoresheje, kuko nabwo butanga igisubizo cya nyacyo. Ariko ni byiza cyane kurushaho iyo ugiye kwa muganga, kuko niho baguhereza igisubizo cyizewe, ndetse bakanakugira inama z'uburyo igihe wasanze utwite, z'uburyo igihe wasanze udatwite, bashobora kukubwira uburyo wabikora utiriwe wigira inama wowe ubwawe.
bityo rero iyo ugiye kwa muganga baragufasha cyane ndetse bakanakugira inama z'uburyo wabikoresha, z'uburyo wakwitwara ndetse n'imyitwarire, bakaguha inama z'umwana uba ufite cyangwa se umwana watwise, kuko icyo gihe ntabwo bukiri umwe, uba muri babiri, z'indyo ushobora gukoresha, ibiryo ushobora kurya, ibiryo byakugirira umumaro kugira ngo bigire umumaro k'uwo mwana utwite, niho babiguhera ndetse bakanaguha n'izindi nama zisumbuye kurushaho. Mwakoze cyane mwe mwabanye natwe kudukurikira kuri channel Mr Scolaire. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, mbibutsa gukora subscribe niba utarayikora, kandi niba umaze kuyikora uwinjiye mu muryango mugari aho dusanga byinshi byiza tukahakura ubumenyi, ndetse niba hari icyifuzo ndetse n'ikiganiro waba ushaka ko tuzagukorera watwandikira muri komenti, twazakigukorera nta kibazo. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, mwakoze cyane kudukurikira hano kuri channel kuri Mr Scolaire.